Mana irambye ngo ngubyire ngo reka guhangayika kandi ureke no kwiheba. Harakariba Imana igufukuriye. Kindi cya kabiri Imana irambye ngo ngubyire ngo imihepfo irazirambiwe, ahubwo Uwiteka Imana aguhaye ubuzima buzima. Ikindi Imana y'amahoro, abantu bavuga Abanyegiputa murebesha amaso ntabwo muzongera kubabona ukundi. Imana irambye ngo amahembe boherezaga gaturutse kuri iryo zina Karemera bitaye agaciro. Amen. Nihabwe icubahiro. Kandi ikindi Imana irambye ngo iguhaye inzu. Nihabwe icubahiro. Ndayinezerewe. Imana irambye ngo iguhaye inzu. Nibikorere kwiyubahisha. Ikibazo cy'intama ntama ndayikeneye. Imana y'amahoro irambye ngo abana bawe dore. Imana y'amahoro irambye ngo ngubyire ngo aya masaha irakurengeye. Ikindi cya kabiri Uwiteka Imana arambye ngegeze mu nda yawe. Hari urugamba rwari rurimo, ariko urwo rugamba Imana irutesheje agaciro. Ikindi Uwiteka Imana arambye ngo ngubyire ngo uyu mutwara ari he? Umutwara ari he? Kwaguye. Wa mugabo we Imana irakwaguye. Wa mukobwa we Imana irakwaguye. Imana irakwaguye mu izina rya nde? Rya Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasanga mu gitabo cy'Itangiriro ibice 26. Turasoma duhereye ku murongo wa 22. Haravuze ngo avayo afukura irindi riba, ryo ntibaritonganira aryita Rehoboti. Risobanura ngo noneho Uwiteka adutuje ahagutse, natwe turororoka muri iki gihugu. Mwakira ijambo ry'Imana. Katwongere dusome irindi jambo. Riraboneka mu gitabo cya Hoseya ibice 6 umurongo wa mbere. Hoseya ibice 6 umurongo wa mbere. Hoseya 6 umurongo wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo nimuze dukorere Uwiteka, kuko ari we wadukomerekeje kandi azadukiza. Ni wowe udukubise kandi niwe uzatwomora. Mwakira ijambo ry'Imana. Mana Data wa twese, turagushimiye ku bw'aya magambo tugiye kumva muri ino teraniro. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Uryumva nirice mu gutwi ngo ahubwo rishinge imizi mu mitima yacu. Kandi buri umwe wese umwishimire, mbaraga zawe zibane natwe, tugire neza ni mu izina rya Yesu. Amen. Ijambo ry'Imana riravuze ngo Uwiteka agiye kudutuza ahagutse. Niwo mutwe w'ijambo nguzaniye. Maze iminsi wicaye mu gapfundanwa, maze iminsi utinyeganyeza, hari ibyaguhambiriye, ariko ijambo riravuze ngo Imana igutuje ahagutse. Haleluya cyane. Hari ibyari byarakunyeganyeje, ndetse wahagarara ukumva umuyaga urimo uraguhuha kubera ibigeragezo, kubera ibiguhiga. Ariko ijambo riravuze ngo Uwiteka adutuje ahagutse. Kandi ijambo rikongera rikavuga ngo Imana irakwaguye. Sema amen. Katuririmba indirimbo ntabwo ariyo mu gitabo, ahubwo ni indirimbo ivuga ngo bari bazi ko ibyawe birangiye ariko Imana iriyerekanye. Birangiye ariko Imana igize ute?
ariko mbacana ingoma. Ibyo ubona ko bikomeye mbere y'Imana biroroshe, ibyo ubona bikuyobeye mbere y'Imana birasobanutse, ibyo ubona bikuyobeye mbere y'Imana biroroshe, ibyo ubona ko bikomeye mbere y'Imana birasobanutse. Abisirayeli bageze ku nyanja bari bazi ko ibyabo birangiye, ariko Imana iriyerekana. Abisirayeli bageze ku nyanja bari bazi ko ibyabo birangiye, ariko Imana iriyerekana. Mose abonye bimuyobeye arapfukama asenga Imana, maze Uwiteka yumva gusenga, amazi yitandukanyamo kabiri. Twese amena. Mose abonye bimuyobeye arapfukama asenga Imana, abwira Abisirayeli ati muhumure, Abegiputa murebesha amaso, ntabwo muzongera kubabona ukundi. Mose abonye bimuyobeye arapfukama asenga Imana, abwira Abisirayeli ati muhumure, Abanyegiputa murebesha amaso, ntabwo muzongera kubabona ukundi. Abisirayeli bageze ku nyanja bari bazi ko ibyabo birangiye, ariko Imana iriyerekana. Bari bazi ko ibyabo birangiye, ariko Imana iriyerekana. Abanyegiputa babonye iyo nzira bagize ngo ni inzira isanzwe, baragenda bageze hagati muri iyo nzira, maze inyanja irisubiranya. Abanyegiputa babonye iyo nzira bageze ngo ni inzira isanzwe, baragenda bageze hagati muri iyo nzira, maze inyanja irisubiranya. Miriyamu abonye ibyo bitangaza atambira Imana ishimwe. Miriyamu abonye ibyo bitangaza atambira Imana ishimwe. Bari bazi ko ibyawe birangiye, ariko Imana iriyerekana. Bari bazi ariko wayihamashe, bari bazi ko bari bazi ko ibyacu birangiye, ariko Imana iriye. Ng'abarozi bari bazi ko ibyacu birangiye, ariko Imana iriye. N'uyu munsi bari bazi ko ibyo, haleluya, birangiye, ariko Imana iriyerekana. Amen. Abisirayeli baraha muri Egiputa, Uwiteka yarababwiye ngo ngiye kubagirira neza, ngo kandi ngiye kubavana muri iki gihugu cy'uburetwa mbajane mu gihugu gitemba amata n'ubuki. Muri icyo gihugu nzabatabara, haleluya, nzabagirira neza. Ngo maze ibwira Mose ngo ngaho hagurutse Abayisirayeli bagende. Abayisirayeli barangije
barahaguruka baragenda. Bageze imbere y'inyanja bumva imitima iratikiye, ibyacu birarangiye, turapfuye. Haleluya. Barabye inyuma yabo babona ingabo za Farawo zirabakurikiye, ariko ndabimaze iminsi bigukurikiye ngo uyikomere amashi. Hari ibimaze iminsi bigukurikiye, maze Mose ageze aho ngaho atakambira Imana. Mose abonye bimuyobeye, arapfukama asenga Imana, abwira Abisirayeli ati muhumure, Abanyegiputa murebesha amaso, ntabwo muzongera kubabona ukundi. Haleluya. Bonye bimuyobeye, arapfukama arasenga, ijwi riramubwira ngo humura, Abanyegiputa uri kureba ntabwo uzongera kubabona ukundi. Arangije afata ingona yirambura ku nyanja, amazi aritandukanya, abwira abatambyi ati ngaho nimukandagiremo. Bahetse isezerano bagikandagiramo ngo bagendeye ngo ku butaka. Haleluya. Bagendeye ngo ku butaka. Amen. Abanyegiputa babonye iyo nzira bagira ngo ni mu isondere, bagira ngo ni muri kaburimbo. Haleluya. Barangije ngo nabo barasa, bageze hagati muri iyo nzira. Bibiliya iravuga ngo Umuyisiraheli wa mbere akimara kugera mu butayu, uwa mbere nanone w'Umunyegiputa yari yageze mu mazi rwagati. Uwa nyuma akiri ku nkombe ya Yorodani, n'uwa nyuma mu Banyegiputa yari yageze hagati muri Yorodani. Ngo maze amagare n'amafarashi bya Farawo Uwiteka arangije abiroha mu nyanja. Indirimbo yavuze ngo bwira Abayisiraheli bakomeze bagende, kuko Abanyegiputa babonye ntabwo bazongera kubabona ukundi. Gahinda utazongera kubona ukundi, ariko Imana yacu twayiha amashi. Aba Banyegiputa Uwiteka rangije yihesha icyubahiro, rangije amagare n'amafarashi birohama muri iyo nyanja. Haleluya. Ngo Miriyama abonye ibyo bitangaza, atangira gushima Imana. Haleluya. Miriyama abibonye atambira Imana. Irindi jambo mu gitabo cya Hosea 6 ryatubwiye ngo Uwiteka niwe wadukomerekeje kandi ni nawe uzatwomora. Hari ngo mumaranye iminsi, ariko Imana ije kuzikomora. Hari ibikomere watewe n'abayobozi, ariko Imana ije kubikomoraho. Haleluya. Mugabo umwe yigeze amba agatekerezo, sinagatekerezo ni ibyamubayeho. Yari amaranye n'umugore amezi 2, n'abanyamashengesho bakundaga Imana. Mumvugire cyane ngo amena. Harangije gasenga Imana, kamugira ngo nzagutabara. Gihe kimwe nzari biramuriye,
maze kumurya imujyana n'umugeni. Rangije umugabo yigira inama, ndavuga ngo mfite madamu ukundaga amasengesho. Haleluya. Tugiye kuja inama rero madamu, ndabizi ukundaga amasengesho. Tugiye gufata amasengesho y'iminsi 2. Imana yambwiye ngo hari igikuta igiye guhirika. Yego. Madamu arangije baravuze ati amina. Tindabyumvishije. Kumva umugabo mu mubare atetse yabonye ko mu mufuka wapi, yareba ku nshuti ze wapi. Haleluya. Rangije ja mu cyumba barakinga barasenga, barayihamagara. Habaye n'umugoroba abona ndije, buracya mu gitondo abona ndije. Haleluya. Hageze nk'isaha ya saa 9, ono umudamu atangira kuvuga ngo mugabo atangira gusenga isengesho ati Imana ndengera. Imana gira ute? Muri ako kanya yari aturanye n'injuti ye y'umunyamasengesho, yari yejeje imyaka irangije ishira mu giseke kinini cyane, kubitamo ibirayi. Rangije yari afite n'iki indonore, yari afite indonore zari zeze. Fata agasobane, rangije ashiramo za ntonore, rangije ahereza umwana, nawe agenda amukurikiye. Tingiye gushima Imana, munyamasengesho yaransengeye, Imana niyo yabikoze. Rangije aragenda ati muraho yemwe. Mugabo atego agiye guhengeza, abona n'abantu 2 baza bikoreye. Rangiza atangira kuvuga ngo Mana, nimba koko bitaje na hani wanje, ndabiramye biza hano mu rugi wanje. Haleluya. Arangije abaramutuye, amaze kumutura aja mu cyumba aravuga ngo Mana, ngushimiye yuko utankojeje isoni. Mukandi kanya ngako guhumbya, yumva umuntu aramuhamagara atumva, ngino nguhe ikiraka kandi ntugupatana. Agezeyo asanga cakiraka agiye gupatana, aragipatana 90,000. Arangije arebye n'iminsi ari bugikore, abona ari bugikore iminsi 3. Arangije aravuga ngo Mana, nguhaye icyubahiro, uko yamurengeye nawe yakurengera. Reka dusome irindi jambo pasiteri aze kumfasha. Shumba mfasha Itangiriro, uhereye ku murongo waho wa 3 ugeze ku murongo wa 5. Turajana mureke abahageze dusome mu izina rya Yesu. Amen. Ijambo ry'Imana nk'uko riboneka mu Itangiriro ibice 26, duhereye ku murongo waho wa 3. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Isaka azerera mu gihugu cy'Abafilisitiya. Jambo riravuze ngo Isaka azerera mu gihugu cy'Abafilisitiya. Yangana usoma umurongo wa mbere, sorry. Indi nzara itera muri icyo gihugu,
itari yarateraga mbere Aburahamu itari yarateye mbere Aburahamu akiriho. Isaka ajya i Geregari kwa Isaka aje i Gereyadi kwa Abimeleki, umwami w'Abafilisitiya. umwami w'Abafilisitiya. Uwiteka aramubonekera, aramubwira ati ntunamuke, ntumanuke ujye muri Egiputa, uzature mu gihugu nzakubwira. subikira muri iki gihugu, nanjye nzabana nawe, nzaguha umugisha, kuko wowe n'urubyaro rwawe nzabaha ibihugu byose, nzabaha ibihugu byose, kandi nzakomeza indahiro narahiriye Aburahamu so, kandi nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi nzaha urubyaro rwawe ibintu byose. kandi mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose yo mu isi azahererwa imigisha, kuko Aburahamu yanyumviraga, akitondera ibyo namwihanangirije, n'ibyo nategetse, n'amategeko yanjye nandikishije, nayo navuze. Amen. Asoma 12. Isaka abiba muri icyo gihugu, uwo mwaka yeza ibirutaho inshuro 100. Uwiteka amuha umugisha, uwo mugabo aba umukire, agenda arushaho ageza aho mugabo aba umukire cyane. Kuko komeza 13 14. Yego, yari afite imikumbi n'amashyo n'abagaragu benshi. Atera Abafilisitiya ishyari, amariba yose abagaragu ba se bari barafukuye. Aburahamu se akiriho, Abafilisitiya bari barayashibije ibitaka. Imana ishimwe cyane. Hashize igihe kinini ng'amariba yarakamye, kandi Abafilisitiya nibo bayakamije. Uwiteka Mana we, gomorora imigomoro, amariba yarakamye. Imana y'amahoro irambwiye ngo ngubwire ngo aya masaha irakurengeye. Ikindi cya kabiri, Uwiteka Imana arambwiye ngo egeze mu nda yawe hari urugamba rwari rurimo, ariko urwo rugamba Imana irutesheje agaciro. Ikindi Uwiteka Imana arambwiye ngo ngubwire ngo uyu mutwara arihe? Ndawugira. Imana y'amahoro irambwiye ngo irakubakiye, kuko nabonaga wari uri mu ruzerero, ariko Uwiteka Imana kongera akambya ngo ngubwire ngo ibyari bikomeye ku buzima bwawe Imana ibikuyeho. Mbonye Imana izamuye isezerano ry'amahoro ku buzima bwawe, irambwiye ngo akira kwinjira mu mugisha wawe, kuko Imana adobela bayasire detaya. Imana yanze ko mwapfusha umubyeyi. Imana irambwiye ngo irabyanze. Yesu akomeze kubana nawe. Wowe Uwiteka Imana arambwiye ngo ngubwire ngo ari kumwe nawe. Hari ikigerageza umaranye iminsi, Imana y'amahoro irambwiye ngo icyo kigerageza igivanyeho. Ikindi Imana y'amahoro, hari amarira urimo kurira, ndetse dobela bayasire wumvaga byanze, ariko yera ivuganye nawe ngo humura ndacu uzaba. Imana irambwiye ngo akira amafaranga, kuko Imana yaguhaye.
imana y'amahoro kongera ikambyangakira n'uburinzi cikoze yanze ko wagwa mu marembo. Ibyari birimo ibitesheje agaciro kuko nabonaga ihembe. Hari ukuntu wambukaga irembo ibintu ukumva umutwe gwawe guramanyaguritse. Imana irambye ngo ngubyire ngo hari ihembe ryabaga mu rembo. Iryo hembe Imana itesheje agaciro. Imana irambye ngo iguhindurira amateka. Cya kabiri Uwiteka Imana arambye ngo agutejeje intambwe. Nabonaga byaranze ariko Imana irambye ngo guhera uyu mwanya ibyari byaranze irabivuguruye, mbonye bibaye bishasha. Ikindi Imana irambye ngo ngubyange iguhaye ijambo mu banyamahanga. Ko nabonaga kwa so wanyu ikibazo cy'imanza, imanza kwa so wanyu bimeze bite? Ukaba izo manza ndi kubona nawe uri gusa ngaho uzi wegerana nazo, ufitanye nazo isano, bimeze bite? Imana irambye ngo yanzi izo manza irazihagaritse, kandi hari amarozi nabonaga bari kohereza mu muryango bwo gusanza abantu. Nijoro byabaye. Imana irambye ngo ngubyire ngo guhera uyu mwanya icecekesheje. Nabonaga izina Karemera. Iri zina Karemera ririhe? Yego, Imana irambye ngo amahembe boherezaga gaturutse kuri iryo zina Karemera bitaye agaciro. Amena nihabwe icubahiro. Kandi ikindi Imana irambye ngo iguhaye inzu. Nihabwe icubahiro. Ndayinezeye. Imana irambye ngo iguhaye inzu. Nibikorere kwiyubahisha. Ikibazo cy'intama. Ntama ndayikeneye. Imana y'amahoro irambye ngo abana bawe dore bajanye mu mushinga. Amena nihabwe icubahiro yarabivuze. Kubana nawe. Amena. Weho Imana irambye ngo ngubyire ngo reka guhangayika kandi ureke no kwiheba. Harakariba Imana igufukuriye. Kindi cya kabiri Imana irambye ngo ngubyire ngo imihepfu irazirambiwe, ahubwo Uwiteka Imana aguhaye ubuzima buzima. Ikindi Imana y'amahoro abantu bavugaga ngo ndacu uzimarira, mbonye Imana ikikumarisha. Ikindi Imana irambye ngo ngubyire ngo acira amafaranga ku buzima bwawe. Yesu akomeze kubana nawe. Imana y'amahoro weho irambye ngo igeze mu muryango iwanyu. None se Ngororero uziye ibiki? Mu karere ka Ngororero. Imana y'amahoro irambye ngo ngubyire ngo Ngororero kikubera ikimenyetso yuko Uwiteka Imana agiye kuguhindurira amateka. Ikindi cya kabiri Imana irambye ngo ngubyire ngo mbonye iguhaye urugo rwiza kandi rufatika. Mana mbonye kwicaze mu rugo rwiza rufatika. Imana iguha umugisha cyane. Ijambo ryavuze ngo avayo afukura irindi riba aryita Rehoboti. Bisobanura ngo Imana idutuje ahagutse. Nawe umaze igihe utuye mu gapfundanwa, ariko Imana iravuze ngo igutuje ahagutse. Birenze byo Imana ibahaze ibyiza. Murakoze.